Mu byishimo byinshi abaturage bakiranya akanyamuneza uyu muyoboro w'ibirometero 3 wuzuye mu gace k'Amakoro. Bavuga ko imibereho yabo yose bavomaga amazi y'ibirohwa muri za ruhurura zituruka mu kirunga cya Sabyinyo, nabwo bakayabona ari uko imvura yaguye. Imvura yabaga yaguye mu birunga, ahandi haba amazi ni mu ishyamba kandi nto twemerewe kuja mu ishyamba, ubwo tugatona rero tukavoma ibyo bizi bibi bya ruhurura. Hari n'ahantu mu mugezi twageraga ugacukura mu mugezi hakazamo agatega kazamo amazi, ukaviriza n'agakosi urasuka mu kidomoro kugeza igihe wuzurije ukabona ubonye amazi. Kuri ubu barishimira ko baciye ukubiri n'umwanda n'indwara ziwukomokaho, ibintu bashimira ubuyobozi bw'igihugu, bagashimangira ko imvugo ariyo ngiro. Imvugo niyo ngiro. Niba bavuze ngo nta muturage uzavoma muri metero 500, koko nibyo. Hagati y'ivoma n'indi metero 500 nibyo. Utuguteganya gushira mu mazu twese amazi rwose twashimye, ibyishimo byaturanze nta biri navuka ndakombora. Kagame Paul ya mbere ya Kabando agaki akabando mu bikorwa byawe wa mbere ya Kabando. Kagame Paul ya mbere ya Kabando yampaye amazi ya mbere ya Kabando. Kagame Paul ya mbere ya mfite umuriri wanje ya mbere ya Kabando. Kagame Paul ya mbere ya Kabando agaki akabando Kagame Paul kumuvuga ni byinshi navuga ya mbere ya Kabando. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Andro Bucyanampuhwe avuga ko kubaka ibikorwa remezo mu gace k'ibirunga bigorana kubera ubuhaname bwaho, gusasa abaturage kubyaza umusaruro aya mazi bahawe banayabungabunga. Uzagaburira imidugudu 2 cyane cyane muri Mitobo na Kanyamereri. Harimo imiryango igeze nko kuri 160 izaba ifite access ku mazi. Icyambere twabasaba no kubungabunga ibikorwa remezo nkuko mwabyumvisha, uyu muyoboro wubatswe ku birometero 3. Kuri ibyo birometero 3 hari ahica mu mirima y'abaturage, hari aho bazaragirira, hari aho bazajya bakinira urubyiruko. Tujya tugira igihe duhura n'abantu bangiza ibikorwa remezo, ugasanga nk'amatiyo bayatemye, ugasanga hari ibikorwa by'urugomo byangiza ibikorwa remezo. Rero byo twabasaba ko babungabunga ibyagezweho. Icya kabiri nuko komite zizakurikirana aya makioski y'amazi zaba komite z'inyangamugayo, bagakurikirana bagaha serivisi nziza abaturage. Uyu muyoboro w'amazi wuzuye utwaye asaga miliyoni 50, ukaba hurubatswe ku bufatanye bw'akarere n'abafatanyabikorwa. Mbarushimana Pio, Televiziyo y'u Rwanda, Ikinigi mu karere ka Musanze.